Bibiliya ngo baragenda bagera kwa Farawo. Ijambo rirambwira ngo Imana ikorana na Mose kugeza ku bimenyetso 10, ikimenyetso cyanyuma ngo cyemeza Farawo, kuko Imana yari ije mu banyegiputa. Bibiliya irambwira ngo inyura ku bana babo b'imfura. Ijambo rirambwira ngo Farawo yemezwa nabyo. Ijambo rirambwira ngo Abisirayeli Imana. Bibiliya irambwira ngo nuko Pawulo ari magenda yarari majya kuvuga ubutumwa hano bita muri Atenayi. Bibiliya irambwira ngo agezeyo abwira abantu bo muri Atenayi, arababwira ngo nukubera iki mukabije kwibanda mu by'idini. Ndagira ngo mvuge ku ijambo rivuga ngo Imana igutabare mu buryo butari mu gateganyo kaba. Bibiliya irambwira ngo nuko Pawulo ahageze ngo asanga igicaniro cyanditswe ijambo rivuga ngo Imana itamenywa. Ngo arangije arababaza ngo nukubera iki mwanditse yuko ari Imana itamenywa cyangwa ari igicaniro cy'Imana itamenywa. Baramubwira ngo ahangaha tugira Imana nyinshi dusenga, ariko iyi Imana yaratuyobeye. Tugira Imana itanga imvura, iyo dukeneye imvura niyo dusenga. Hari Imana itanga kubyara, iyo tuyisenze mu gihe habuze urubyaro niyo dusenga. Baramubwira ngo ariko iyi Imana yaratuyobeye. Ni Imana ikora ibintu bitari mu gateganyo, ni Imana ikora ibintu bitari byitezwe, ni Imana ivuga kubaho hari urupfu, ni Imana igabura hari inzara, ni Imana yambika abantu bari bambaye ubusa. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye. Uyu kandi ni Dawidi ugarutse. Hari haciyeho iminsi nyine tuganire, none uyu munsi none twongeye kubana nawe. Dawidi uraho neza? Yes ashimwe. Yego. Umeze neza? Imana ishimwe. Ariko Dawidi, mbere yuko tuganira ibintu byose, babari ubanza utambutse nimero yawe ya telefone. Yego. Bakunzi bacu mudukurikiye, impamvu mbanjije kumwaka nimero ya telefone nuko hari igihe twakira umukozi w'Imana urimo neza, igihe kimwe abantu bakamubura bumva ikiganiro ngo bakirangize. Uyu munsi nishimiye yuko abanza gutambutsa nimero ye ya telefone. Waba udukurikiye rero ugira akazi kenshi gatandukanye gatuma udashobora kubona uburyo bwo guterana, hamagara Dawidi. Hamagara Dawidi, turamwizeye, afite imbaraga z'Imana, arimo umwuka w'Imana, ni umuhanuzi. Mufatanye gukora uyu murimo. Reka ngo sabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Abasuhuje amabara y'Imana kandi. Yego. Umwuka w'Imana akubere aransukura kuko Imana yavuganye nawe. Amen. Amen. Reka ngo usabe kugira ngo usenge Imana. Imana yera, Imana nyir'ubugingo, Imana nyir'urukundo. Bagushimiye uyu munsi wa none ko twisanze turi bazima kandi turi mu mwuka w'abazima, hari abapfuye. Izina rya bene rihimbazwe. Kandi nzanywe nanone kugira ngo nongere mvuge iby'ubwami bwawe n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rihindura ubuzima, ijambo ryawe rirema, ijambo ryawe ridacuya, ijambo ryawe ridasaza, ijambo ryawe rituruta ubukuru. Niryo tugiye kuganira. Nyemerera udushigikire kandi umwuka wawe wera akomeze aherekeze ijambo ryawe. Amen. Urakoze cyane, umwuka wera aherekeze ijambo rigiye. Reka ngo usabe kugira ngo ujye mbere utugezeho message Imana yaguhaye. Reka ntangire no ndirimba. Umuhanzi. Yego. Ndajyamo ahantu henshi nzwenda, ariko kigegire nshaka kuririmba gato. Yego. Narangiza mesaje y'iki Imana yamenye kwezi. Karibu. Imana yanjye ntabwo ari nk'abantu, iyo uyitabaje iragutabara, iyo uyihamagaye ngo izi kurengere irakurengera, abantu bagatangara. Burya Imana yanjye ntabwo ari nk'abantu, iyo uyitabaje iragutabara, iyo uyihamagaye ngo izi kurengere irakurengera, abantu bagatangara. Ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana, ntabwo ariko bizahora kubayirindira. Humura komera, humura shikama,
imana nigutabara nawe uzagira ijambo ntabwo ariko bizaba kubategereza imana ntabwo ariko bizahora kubayirindira humura komera humura shikama imana nigutabara nawe uzagira ijambo nibuka umubyeyi Hana wari warabaye ingumba Peninaka mu mwaza mukina ku mubyimba abandi bakamunyega abandi bakamumwaza ijuru rimutabaye Hana babonye ijambo nibuka umubyeyi Hana wari warabaye ingumba Peninaka mu mwaza mukina ku mubyimba abandi bakamunyega abandi bakamumwaza ijuru rimutabaye Hana babonye ijambo ntabwo ariko bizaba kubategereza imana ntabwo ariko bizahora kubayirindira humura komera humura shikama imana nigutabara nawe uzagira ijambo nubwo ubona bicitse kandi birenze inkombe ndetse ibibazo byawe ukumva birakugoye abantu bavuga amagambo imana ikavuga ijambo humura ntutinye imana iragutabaye nubwo ubona bicitse kandi birenze inkombe ndetse ibibazo byawe ukumva birakugoye abantu bavuga amagambo imana ikavuga ijambo humura ntutinye imana iragutabaye ijuru riranzura ijuru riranzura ijuru riranzura amateka agahinduka ijuru riranzura ijuru riranzura ijuru riranzura amateka agahinduka ijuru riranzura ijuru riranzura ijuru riranzura amateka agahinduka Haleluya Imana ishimwe Imana ihimbaza bari turimo turirimba tuvuga ngo ijuru riranzura Imana ihimbaza tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 2:23 twumvice umwami n'abavuga mu izina rya Yesu Kristo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga Abisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoresha barataka butaka batakishwa n'uburetwa urazamuka kugera ku Mana reka dusubiremo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka butaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana komeze koze cyane Haleluya amina tugiye kuganira kuri iri jambo mu mwanya muto ariko dukuremo message y'Imana ishatse kuvugana natwe mbere yuko ntangira kuvuga iri jambo ndagira ngo banze mvuge ku ijambo riri mu Kuva sinonga twasoma igice 14 umurongo waho w'icumi aravuga ngo Farawo abatuze Abisiraheli bubura amaso bareba inyuma yabo babona Abanyegiputa bahura inyuma yabo birirambwira ngo batakira Uwiteka babaza Mose baramubwira ngo ntamva zari mu Egiputa kugira ngo tuzane dupfire mu butayu baramubwira ngo na mbere hose nibyo twakubwiraga kugira ngo uturekere muri Egiputa tudapfira mu butayu kuko byarutaga ko dukorera Abanyegiputa Bibiliya ivuga iki ijambo rirambwira 14 umurongo wa 13 harambwira ngo Mose avugana n'Imana iramubwira ngo mbwirira Abisiraheli
bihagararire gusa bareba agakiza ndi bubazanire uyu munsi kandi abanyegiputa barebaga uyu munsi ntibazongera kubabona ukundi. Ndamubwira ngo bwira abayisiraheli bakomeze bagende. Hepfo gato aravuga ngo Uwiteka abaza Mose ati n'iki gitumye unakira. Ndamubwira ngo bwira abayisiraheli bakomeze bagende. 14 umurongo wa 24 aravuze ngo mu gicuku cya nyuma rubanda bari bashyizweyo kandi kabiri abanyegiputa ngo bari bakomeje kwirukanka na Bisiraheli kandi nta na gahunda na ntoya yari hari mu Bisiraheli n'abanyegiputa babirukankanaga bari bazi yuko Imana y'Abisiraheli itari buze kubakiza. Bibiri yivuga iki? Irambwira ngo nuko Bisiraheli mu gicuku cya nyuma jambo rirambwira ngo Uwiteka aritamurura yitamurura muri ubu buryo. Bibiri irambwira ngo yitamura mu nkingi y'igicu ndetse n'umuriro. Bibiri irambwira ngo yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma kururika aruhije cyane. Ndagira ngo mvuge kuri iri jambo rito rivuga ngo akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Imana ishimwe. Ijambo twasomye ntabwo narigiye kure cyangwa sinagiye inyuma yaryo. Ndagira ngo mbona uburyo twinjira muri message y'iri jambo. Bibiliya twasomye ijambo rirambwira ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga abayisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoreshwaga. Bibiliya irambwira ngo umuniho wabo urazamuka kugera ku Mana. Ijambo rirambwira ngo Imana yibuka isezerano ryayo yagiranye n'uwitwa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Bibiliya irambwira ngo Imana ihindukirira Abisiraheli irabitegereza. Ijambo rirambwira ngo Imana ibitegereje imenye uko bameze. Ninginze Imana muri iki gitondo aya masaha kugira ngo Imana izanywe no kukwitegereza. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo si ngombwa ko Imana iza kuri tete kwitegereza abanyegiputa byonyine byatumye bacikamo igikuba. Bamenya ko ari Imana y'Abisiraheli bitegereje. Babimenya nta jwi rivuganye nabo. Babimenya nta muhanuzi uhanuye. Impamvu nuko ari ijisho ry'Imana ryari ribitegereje ngo bamenya ko ari Imana ibitewara pero sima no mene fone dry guy no sima nowe no mene fore dras. Yo haleluya. Imana ishimwe. Kwitegereza abanyegiputa byonyine zatumye Imana ine pasima no mene gloria imenya Abisiraheli imenya uko bameze. Ninginze Imana muri iki gitondo aya masaha yo ntabwo mbizahanura bishoboka ko wabona nijoro cyangwa aribwo burimo buraca ariko ninginze umwuka wera w'Imana kugira ngo Imana izanywe no kukwitegereza. Byashoboka Imana yarakurebye ari kugeza mu gihe cyo kwitegerezwa n'Imana. Yo abantu Imana yitegereje irabamenya. Abantu Imana yitegereje imenya ubuzima barimo. Abantu Imana yitegereje imenya icyo bakeneye. Abantu Imana yitegereje yo bamenya imenya ahantu bari. Yo bishoboka ko wari uri mu cyerekezo kibi ninginze Imana ngo igukwira muri icyo cyerekezo kibi kubwo impamvu zo kukwitegereza igushyira mu cyerekezo cy'umugambi wayo. Imana ishimwe. Haleluya. Bisobanuye iki? Mose akiri kwa se na nyina Imana yaramusanze iramubwira ngo nta kintu nakorana na ukiri mu muryango wo kwa so na nyoko bakibandwa bagaterekera bakagira n'ibigirwamana. Iramubwira ngo banza uve mu cyerekezo kibi wari urimo nurangiza uze unkurikire usiga ibigirwamana bya so na nyoko usiga umuryango wa so na nyoko unkurikire. Yo ninginze Imana yo muri iki gitondo nigeze umwuka wera w'Imana ngo gukwira mu cyerekezo kibi wari urimo ujye mu cyerekezo cy'umugambi w'Imana. Imana ihimbazwe. Imana Bibiliya irambwira ngo yitegereza Abisiraheli imenye uko bameze. Ijambo rivuga iki? Imana iravuga ngo ihamagara ko kanya Mose iramubwira ngo ko numvise Abisiraheli banishe kandi umuniho wabo ukabungeze ku mutima. Iramubwira ngo ihute. Bibiliya irambwira ngo yarari mu ntama. Ijambo rirambwira ngo ko kanya aragiye ngabona igihuru kirimo gikongoka ngo abona ntikirimo kirasha. Bibiliya irambwira ngo Mose yumva ijwi rimubwira ngo Mose kwe turi inkweto zawe impamvu yuko aho hantu uhagaze arahera. Bibiliya irambwira ngo Mose araguruka abasima avuga azabivuga. Bibiliya irambwira ngo baragenda bagera kwa Farawo. Ijambo rirambwira ngo Imana ikorana na Mose kugeza ku bimenyetso 10 ikimenyetso cya nyuma ngo cyemeza Farawo kuko Imana yari ije mu banyegiputa. Bibiliya irambwira ngo inyura ku bana babo b'imfura. Ijambo rirambwira ngo Farawo yemeza
banezezwa nabyo. Ijambo rirambwira ngo Abisirayeli Imana ifata agasozi gatoya cyangwa umusozi mutoya wari uri mu gihugu cya Egiputa witwaga Gosheni. Bibiliya irambwira ngo wari urimo amariba 12 ndetse n'imikindo 12. Bibiliya irambwira ngo Imana ibahisha muri Gosheni. Irambwira ngo ntambwa y'Abanyegiputa cyangwa z'Abanyegiputa zizigera zibamokera. Nari ningize Imana aho hantu wabona ugiye gupfira. Narinzanye itangazo rivuga ngo hari umusozi w'Imana aho ngaho wo kugukirizaho. Yo aho hantu hagaze hari Gosheni y'Imana yo kugira ngo irokore ubuzima bwawe. Wowe wabona gusa nkaho uri ahantu wabonaga hari amaboko mabi yaragufashe. Imana ihagurukijwe no kuza kukurekuza ayo maboko mabi yaragufashe. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Amina. Oh haleluya. Amena. Imana ihimbazwe. Bibiliya ivuga iki? Irambwira ngo mu gicuku cya nyuma Imana iritamurura. Ningeze Imana ijya yitamura mu gihe kitaragateganyo k'abantu. Yo nabonye ibintu byose abantu bakora bajya babanza kubihera mu gateganyo, ariko ningeze Imana ijya yitamura mu gihe kitateganyijwe. Bibiliya irambwira ngo nuko Pawulo ari magenda yarari majya kuvuga ubutumwa ahantu bita muri Atenayi. Bibiliya irambwira ngo agezeyo abwira abantu bo muri Atenayi arababwira ngo nukubera iki mukabije kwibanda mu by'idini. Ndagira ngo mvuge ku ijambo rivuga ngo Imana igutabare mu buryo butari mu gateganyo k'abantu. Bibiliya irambwira ngo nuko Pawulo ahageze ngo asanga igicaniro cyanditswe ijambo rivuga ngo Imana itamenywa. Ngo arangije arababaza ngo nukubera iki mwanditse yuko ari Imana itamenywa cyangwa ari igicaniro cy'Imana itamenywa. Baramubwira ngo ahangaha tugira Imana nyinshi dusenga, ariko iyi Imana yaratuyobeye. Tugira Imana itanga imvura, iyo dukeneye imvura niyo dusenga. Hari Imana itanga kubyara, iyo tuyisenze mu gihe habuze urubyaro niyo dusenga. Baramubwira ngo ariko iyi Imana yaratuyobeye. Ni Imana ikora ibintu bitari mu gateganyo, ni Imana ikora ibintu bitari byitezwe, ni Imana ivuga kubaho hari urupfu, ni Imana igabura hari inzara, ni Imana yambika abantu bari bambaye ubusa, ni Imana ikora ibintu bitari mu gateganyo k'abantu. Mu yandi magambo gushi no menefo payigidi wiri no moria. Imana dusenga ndayishimiye ko ari ikora ibintu byari bititezwe. Yo le paya sanse gai moria noa. Imana hino ene gai meone manefo pai de costi tando asima noma heri wiri gai moria gide shando we pai gai noa. Yo Imana himbazwe, Imana himbazwe. The power sai gai noa moria gai. Yo she with this tiri wiri dras. Imana himbazwe. Yo Imana ishimwe. Twigeze dusenga dufite izina ribi. Baravuze ko tuzapfa turimbwa, ariko abo bavugiye ko tuzapfa turimbwa Imana ibyanzura mu buryo butazwi itugira abagabo. Imana ihimbaza. Yo dushimiye Imana yanzura kuzaheka uri mu maboko y'abantu bavuze kutazaheka, ariko Imana ikadobene dra ikabyanzura. Baravuze ngo ntuzakomera, ikanzura kuzakomera. Baravuze ngo ntawe uzigeza, ikanzura kuzakugeza kure. Baravuze ngo nubwo yabyara ababyaye ntacyo bazamumarira, ikanzura ko bazaba umumaro. Baravuze ngo nubwo ashatse niruzamara kabiri, Imana ikarumaza imyaka. Yo narinzanye itangazo rivuga ngo iminsi abantu bakubariye warayirengeje nibarekeraho. Yo iminsi abantu baguhaye yo minsi bakubariye narinzanye itangazo rivuga ngo warayirengeje nibarekeraho. Yo ndafashijwe, Imana ishimwe. Narimvuze ngo iminsi bakubariye, narimvuze ngo warayirengeje nibarekeraho. Ndagira ngo ngutangarize. Yo Imana ishimwe. Narimvuze ngo warayirengeje nibarekeraho. Baduhaye iminsi, Imana iduha ukwezi. Baduhaye ukwezi, Imana iduha amezi. Baduhaye imyaka, Imana iduha kurama. Yo ijambo ryitwa uburame ni umubare w'ibanga w'Imana ikoreramo. Ijambo ryitwa uburame ry'Imana nta muntu ujya uriroga ngo arishobore. Ningize ijambo ry'Imana ridakuka ngo Imana ivugane nawe paosi gayi nori amori yagai. Imana ivugane nawe ijambo ritarengwa, abarozi batarenga. Imana ivugane nawe ijambo abapfumu batigiraho gupfumu gukora uburozi bwabo bwitwa gupfumaguza. Yo Imana ivugane nawe ijambo ridasanzwe. Najya ngo gutangariza, hari abantu babonaga ibyabo byararenze inkombe, ariko Imana yari intumye ngo ntibyari byarenga ijambo Imana yavuganye nawe. Yo tuvuge ngo amen. Abisiraheli najya ngo mvuge ibintu bine nindangiza senge. Imana ibahagurutsa muri Egiputa. Icyambere yarababwiye ngo ashingiye ku rugendo mugiye kugenda ntago muzatwara amazi yo kunywa. Mutwaye amazi yo kunywa, amazi yazashira mutaragera i Kanani. Ahubwo nimukenera amazi muri mu nzira muzamuhamagare nzabaha amazi yo kunywa. Kabiri
ndababwira ngo nimugera ahantu mukeneye ubuvuzi murwaye ntago mwatwara imiti. Ndababwira ngo niyo mwatwara imiti ingana gute cyangwa mugatwara amafarumasi menshi ntimwazagera i Kanani. Ngenzi urugendo muzagenda hari ibintu mutagatwaye mugiye mu rugendo mutazi uburyo rungana. Ndababwira ngo nzabatwaza imiti, nimugera ahantu murwaye nzabakiza kabiri. Ndababwira ngo nimugera ahantu mukeneye ubutabazi bwanyu, ubutabazi bw'ibyo kurya mukeneye Mana, nzabagaburira nkoresheje manu zanyu. Ndababwira ngo kandi ikindi, nubwo mwatwara amagariderobe y'imyenda myinshi ntabwo mwazigera mugera i Kanani mukifite. Ndababwira ngo iyo ngiyo mwambaye ntabwo izabasaziraho, kabiri n'inkweto mwambaye ntabwo zizabashiriraho. Yo hashimwe Yesu, ibintu by'agaciro Imana yarabidutwaje. Nziko tugeze mu gihe cyo gusenga twinginga Imana ibintu twari dukeneye Imana ikabikora kuko twari turimo dusenga. Narimvuze ngo ibintu by'agaciro Imana yabidutwaje. Reka mbabwire ijambo, mu minsi yashize nigeze nsenga Imana irambwira ngo hari abantu baterwa ubwoba n'abantu bagiye bajya ku musozi, abandi bakabahanurira bakavuga ngo dore Satani yaziritse ibyanyu, abandi bakababwira ngo dore twabonye abantu baragiye ku musozi bagiye guhirika ibyanyu. Imana yambwiye ijambo rikomeye, yarambwiye ngo nta muntu ukinga uretseyo, yarambwiye ngo niyikinga ntiyagira umuntu ukingura. Irambwiye ngo nyibwirire abantu bari bamaze igihe kinini batewe ubwoba nuko hari abantu batereye umusozi bakajya guhirika iby'Imana yavuganye nabo. Irambwira ngo nzababwirire itangazo, yo mbivugiye imbere ya kamera. Irambwira ndi umuhanuzi w'Imana, havumwe umuhanuzi uvuga ngo Imana yamubwiye nta kivuze. Yarambwiye ngo mbabwire ngo nubwo baziritse iby'Imana yavuze, yo bayitegeye ku byo yavuze. Irambwira ngo ije gukora ibyo itavuze. Yo hari abantu bari bazi ko izakora ibyo yavuganye nawe gusa. Imana ije gukora ibyo itavuze papa. Hari ibintu Imana itavuganye nawe ije gukora. Bantu mu gihe bari bazi ko izakora ibyo yavuze gusa, n'Imana ije gukora n'ibyo itavuze. Tujye gusenga. Lekode zanimane fone paya sase gai moria noa. Henone kode stito pita ndi masino menefo. Heri wiri bini gai moria gai she witangoza nima. Beni wiri dras. Imana ishimwe. Tujye gusenga. Tujye gusenga. Tujye gusenga. Hashimwe Umwami Imana ushigikira ijambo yavuze akarihagararaho. Mbibutse ko Imana itagica inyuma y'ijambo yavuze, ijambo ryayo rihagararaho kugeza irisohoje. Imana ishimwe. Tujye gusenga. Imana nyir'ubutware, Imana data wa twese, Imana idahemuka. Hari umugore wari umaze imyaka 12. Bibiri irambwira ngo yari afite icyago cyitwa kuva, kandi icyo cyago cyari cyaramushyize mu kato yo kuko atari yemerewe kubaho abandi bari. Bibiri irambwira ngo nuko yumva inkuru ya Yesu. Ijambo rirambwira ngo ako kanya afata umwanzuro wo kuza kubyigana ngo akore kuri Yesu. Ngo hageze asanga abantu benshi barabyigana, asanga abantu benshi bazengurutse Yesu. Bibiri irambwira ngo yitegereje asanga nta bundi buryo budasanzwe bwo kugira ngo ahure na Yesu uretse kubyiga abantu kugeza akoze kuri Yesu. Bibiri yivuga iki? Ijambo rirambwira ngo akora kuri Yesu. Bibiri irambwira ngo acimukora ku nshunda z'imyenda ye. Ijambo rirambwira ngo icyago cye kiragenda. Nari nkwinginza aya masaha, wowe warunteza amatwi, yo uri mu byigana ushaka gukora kuri Yesu, nari nkuzaniye itangazo rivuga ngo kuri Yesu niho hari imbaraga zikiza, niho hari imbaraga zidasanzwe, niho hari imbaraga zitanga ubuzima, niho hari imbaraga zitanga icyerekezo, niho hari imbaraga zihumanura, niho hari imbaraga zizahura, niho hari imbaraga zimara umwaku, niho hari imbaraga zikura muri karande, niho hari imbaraga zikuraho amateka mabi, niho hari imbaraga zimara intimba n'agahinda. Yo nyemerera imbaraga zawe Yesu zikore umurimo ukomeye mu bantu bakurikiranyira ijambo. Ndarimbuze ngo ijambo rigeze kuri aho ugomba kurigeza, kandi umwuka wera w'Imana arishigikira riherekeze, kandi nyemerera rihindura ubuzima. Twagiye dukurikirana abantu bagenda bavuga ngo bari gutanga ijambo ryahindura ubuzima, ariko nasanze nta jambo rihindura ubuzima abantu bavuga uretse ijambo Yesu avuze niryo rihindura ubuzima. Ijambo ry'Imana niryo rihindura ubuzima. Twigeze tuza gusenga turi ba mayibobo, tutagira aho kurara, tutagira shinge na rugero, yo twambaye ubusa, imiryango yaratuvuye, amaboko y'abantu yaraturekuye, abandi bakaduta ariko bakaduta mu maboko meza y'Imana akadufata. Yo Imana ihimbazwe. Twahagera turimo dusenga nta cyerekezo, Imana ikavugana natwe icyerekezo. Jambo ryawe ritanga icyerekezo, jambo ryawe rihindura ubuzima, jambo ryawe rirubaka, jambo ryawe rirarema, jambo ryawe n'ubwato yo budutwara bukatujyana bukatugeza mu mugambi w'Imana yavuganye natwe. Wigeze usanga urufi rwari numaranye Yona igihe cy'iminsi 3, rero ubwira ngo warufi ndagutegetse. Yona yakabaye ari Nineve ariko ntabwo ari hari, rero ubwira ngo ndagutegetse nonaha
aha jana yana umugezi Nineve niho yakabaye ariko ntabwo ariho ari. Narimvuze ngo utegeke ibintu byakerereje abantu bawe bibajyane bibageze mu mugambi w'icyo wavuganye nabo. Mwanyemerera ijambo ryawe ukomeze kurishyigikira kandi uriherekeza mu izina rya Yesu. Abakunzi b'ijambo ryawe narimvuze ngo bakomeje kuritega amatwi no kurikurikirana. Narimvuze ngo nyemerera ijambo ryawe kuko ari umuhigi ushaka icyo ashatse akakigeraho. Narimvuze ngo ijambo ryawe rikomeze rigende riroba umugisha wa buri muntu wese uneze amatwi kugira ngo uwo muntu wese wari ukeneye umugisha wa ijambo ryawe rimurobere rimubere indobani rimubere urushundura rumuhereza umugisha wawe kugira ngo umugereho. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane rero wabanye natwe muri iri vuga butumwa. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment. Kandi umukozi w'Imana yatambukije nimero ye ya telefone mu muhamagare kireka nimba hari ikindi wari ugiye kongera kutubwira. Murakoze. Yego. Impamvu yari tuzanye kwari kugira ngo tuzane ijambo ry'ihumure. Hanure mu izina rya Yesu. Duhanure tubwira abantu b'Imana icyo Imana idutumye mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha Imana ibishimire. Amen. Yego. Turagukunda. Nanjye ndabakunda kandi. Amen.